umugani wa Bella n'igikoko. Kera cyane mu gihugu cya kure hari igikomangoma cyari gifite ibintu byose cyifuzaga. Cyari gituye mu ngoro nini, gifite abakozi benshi n'ubuzima bwiza cyane. Ariko hari ikintu kimwe kitari gifite, umutima w'impuhwe. Ijoro rimwe rikonje cyane mu gihe cy'itumba, umukecuru w'umukene yaje ku muryango w'ingoro asaba ko bamucumbikira akabona aho yaba yikinze imbeho. Mu ntoki ze yari afite ururabyo rumwe rw'iroza. Abakozi baragenda bahamagara cya gikomangoma, kihageze umukecuru aravuga ati, nyakubahwa nyemerera kurara hano iri joro, mu kwishyura nguru ururabyo. Igikomangoma kiramuseka cyane koko, niko kumubwira kiti, ururabyo ku meza yanjye, genda ushaka ahandi ucumbika. Ako kanya umukecuru arahinduka, umucyo mwinshi uramurika, maze ahinduka umunyabugeni w'umupfumu mwiza cyane. Aravuga ati, waciriye abantu urubanza ushingiye ku isura yabo, kuko utabona ubwiza buri mu mitima. Uzahinduka igikoko nk'uko umutima wawe umeze. Ako kanya igikomangoma gihinduka igikoko giteye ubwoba. Abakozi bose bo mu ngoro nabo bahinduka ibikoresho bivuga kandi bigenda. Ururabyo rwari rwatanzwe ruhinduka ururabyo rw'ubupfumu, rumera mu mbuga rurashisha. Umupfumukazi yongeraho ati, niba ushoboye gukunda umuntu kandi nawe akagukunda mbere y'uko amababi y'urwo rurabo agwa yose, umuvumo uzavaho. Ariko niba amababi yose aguye mbere, uzaguma uri igikoko iteka. Mu mudugudu uri hafi yaho hakaba umusaza wabanaga n'abakobwa be batatu, umuto muri bo yitwaga Bella. Bella yari umukobwa mwiza, w'umutima mwiza kandi ukunda gusoma ibitabo. Bakuru be bakaba abakobwa b'abibone, batari bagize ikintu na kimwe bitayeho uretse kwirirwa bireba, bicaye bahora binubira ubuzima bari babayemo mu cyaro. Uwo mugabo papa w'abo bakobwa yari umuhanga mu gukora utwuma dushya. Yari yarabazanye mu buzima bwo mu cyaro nyuma y'aho ubucuruzi yakoraga mu mujyi bumuhombeye. Abantu bo mu mudugudu bavugaga ko uwo mukobwa Bella adasanzwe, akanikundira cyane inkuru zo mu bitabo. Umunsi umwe papa wabo abona ubutumwa buvuye mu mujyi bumubwira ko agomba kujya kureba ubwato bwari bwazanye imari ye, nyuma akishyurwa amafaranga menshi, nuko ahera ko aritegura kujya mu mujyi. Ahamagaza ba bakobwa be uko ari batatu, ababaza ibyo bashaka ko yabazanira. Bakuru ba Bella uko ari babiri bamusaba kuzabazanira amakanzu mashya, inkweto, imikufi n'imiringa. Ageze kuri Bella amusaba ururabo rumwe gusa rw'iroza, avuga ko aho batuye mu cyaro nta ndabo z'amaroza zihari. Umusaza afata inzira ajya mu mujyi, ariko asanga ubwato bwararohamye nta kintu gisigaye. Mu nzira agaruka aranayoba mu ishyamba. Mu gushaka aho yikinga imbeho n'imvura, abona ingoro nini cyane, yerekezayo gusaba icumbi. Iyo ngoro ikaba yari igikoko. Arakomanga buri uyikiriza, ahera ko arinjira, aragenda afata ibyo akeneye, aritegura araryama. Bukeye mu gitondo mbere yo gutaha, abona ururabo rwiza rw'iroza rutoshye, yibuka ibyo umukobwa we Bella yamusabye, nuko afata rwa rurabo acaho rumwe gusa. Mu gihe akitegura ngo agende, cya gikoko kirahagoboka, kimubonye kirarakara cyane. Kiramucyurira ngo cyamucumbikiye, kiramugaburira, ararya, none icyo acyishyuye ni ukukiba indabo. Ako kanya kiramufata, kimunaga mu buroko kiramufunga. Bella amaze kubona ko se igihe yagombaga kugarukira atagarutse, ajya kumushaka mu ishyamba. Amaherezo nawe aza kugera kuri ya ngoro y'igikoko. Agenda ahamagara ise, aza kumubona aho yari afungiye. Ise aramutwama ati naceceke, agenda igikoko kitaraza. Cya gikoko kiba kirahageze, Bella arakibwira ati, rekura data, niba ushaka umuntu ufungwa, ufunge njyewe. Nuko igikoko kirabyemera, ise ararekurwa, ariko Bella igikoko nticyamushyira mu buroko, kiramureka aridegembya muri ya ngoro. Mu minsi yakurikiyeho, Bella akajya mu isomero ryari muri ya ngoro, aranishima cyane kuko habagamo ibitabo byinshi. Nuko buhoro buhoro Bella atangira kubona ko igikoko gifite umutima mwiza. Bakaganira, bagaseka, bagafata n'umwanya wo gusoma ibitabo bari hamwe, baganira ku nkuru basomye. Uko iminsi yicuma, urukundo rutangira gukura hagati yabo. Umunsi umwe Bella asinziriye, yiyumvamo ko se atameze neza, nuko asaba igikoko kujya gusura se. Igikoko kiramwemerera, ariko kimuha impeta y'intsinzi yarimo imitongero.
iyo mpeta yarayambaye yibona iwabo, hanyuma ayikuramo ari iwabo, agomba kuyisubizamo ikongera ikamusubiza ku ngoro ya cya gikoko. Nuko Bella aragenda, amaze iminsi mike iwabo, arota mu nzozi igikoko kiri gupfa. Asubizamo ya mpeta, yihutira gusubira mu ngoro. Akihagera asanga igikoko kiryamye hasi gifite intege nke. Bella aratangira ararira ati, sinari nzi ko ngukunda bigeze aha. Igikoko nacyo kiramusubiza kiti, none se koko ushobora gukunda igikoko nkanjye? Bella aragisubiza ati, yego, kuko umutima wawe ari mwiza. Igikoko nacyo kirongera kiti, wanyemerera tukabana? Bella aragisubiza ati, yego. Ako kanya umuvumo uvaho, igikoko gihinduka igikomangoma cyiza. Abakozi bose basubira kuba abantu, ibwami bakora ibirori byo kwakira umwami n'umwamikazi bashya. Nuko baratunga baratunganirwa, si jye wahera hahera Bella n'igikoko cyavuyemo igikomangoma. Niba hari isomo wakuye muri uyu mugani cyangwa hakaba hari imigani mwifuza ko twazabagezaho, mwaduha ibitekerezo muri comment. Hanyuma muyisangize n'abandi, niba utarakoze subscribe uyikore kugira ngo dukomeze kubana tunubaka umuryango nyarwanda. Murakoze, turabakunda.